akasamutwe kari muri raporo M23 yabaye imyaka 3 muri rucuru n'agace gato ka Masisi ariko itangiye gushinjwa igeze Igoma cya kintu cyo kwishyira hejuru babaze kugera Igoma cyatumye umuntu ashobora no kubaturuka inyuma mu bitugu akabasebereza ahantu babaye imyaka 3 nta kibazo gihari n'abaturage none bararangaye barahuze abantu batangiye kubaca muri humye bakabandikana mu raporo ameze guki ibintu nk'ibyo ngibyo ko mutabishije FDLR already bagushize mu gafuka urumva tuhanganye nuko atari ukuri utangiye guhangana ko ngubu utavuga ngo FDLR ifite ibyayo we sobanura ibyawe wese uri FDLR niba utari FDLR ntabwo uzaniye ubuke miseri ngo kuki FDLR mutayivuze ubwo urasa nk'uwishija ngo yego ko barapfuye ariko na FDLR ishe 200 no vuga ibyawe FDLR zasobanura ibyayo M23 ya FC ureba azigiye cyamba yego kuko niki kintu cyatumye bihenura ku itangazamakuru urumva katari ko bari bameze muri za Kiwanja katari ko bameze za Kanyabayonga urumva yego bawe n'ingoma na Lawrence Kanyuka ko bageze muri za Kirumba na za Arimbongo bagashyiraho morale tukababona bari ku byapa bya Arimbongo mwanyeshyamba mwe iriya morale yanyu yagiye he amatangazo yose ubu nta gisirikare urumva ni Lawrence Kanyuka wagira ngo wiri ngoma nta gatwitiri wagira nta kintu kigize na ya operation ubundi amatangazo y'ibirindiro yasumwa n'umusirikare izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuje amerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Gasaro News ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bya Mashari Masha baramutseho niriwe neza naramutse naraye namahoro oya araboniki harimo intambara nyinshi cyane aha niko bimeze ariko nyine niko isi imeze nese se ko dutabara mu midamararo gusa nyine nabyo biba bigomba kubaho nyine mwisi ubundi baravuga ngo mwisi si wacu hari indirimbo bita kwirembo urayizi kwirembo y'abadive y'abapantekote kuba ari kwirembo kwirembo ubari kwirembo nukwaraje kandageze kwirembo nihaza buri ntambara mbega ijwi ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha nsubiye hajya mu ngubure president wa DPR yitonde Izayi nsubiye ku Izayi kwa Izayi biranyemera ijwi ndumva ryarashaje pe nubundi sinamye ndirimba ariko nijwi kabisa namye ncurangamo gakeya kuri bike narinzi kandi ntawe wibagirwa gitari agatoki kacuranze kamera nk'akagize ntabwo kajya kagira ubuzi gucuranga ubuzi gucuranga bya danje byadanje se kubera kinacuranze ibintu bitari byadanje muri gospel rega ntago bagira ntago babigira intambara ese uheruka mu rusengero ryari buriye jewe se genda senga ndavuga nyine uheruka wa ryari kwicara nyine mu kiliziya ukareba padiri gucya cyangwa se ukareba pasiteri mukahangana mu maso ndasenga usengera mu rugo kubera iki nese ko bazi giherukira mu rusengero ukabyibagirwa urumva usengeye ko nego gutanga abagabo ko nsenga aho babiri bicaye cyangwa batatu bicaye Imana irazikabana nawe n'ubu turi kumwe n'Imana
akareka uvuze batatu kandi turi barenga batatu Hmm? turarenga batatu niba rero ari babiri batatu bicaye imana yadusanze kandi ahantu hose uri kereka utemera ko uri kumwe n'imana none se uza dushyiraho Gasaro News Gospel ukajya wigisha intama z'Imana. Abantu buriya ngo naba ari intama sha burya z'Imana. ariko buri wese agira umuhamagaro ntabwo naba intama y'Imana, naba intare y'Imana, ntabwo ndapfa kuba intama, umuntu ukaba intama at least ivuze intare z'Imana, intare z'Imana, intare z'Imana, ingwe z'Imana, urumva yego nyine ukumva ko ukomeye, ariko ngo intama se wapi ibyo uranzura binenze ubundi abihakanye no kubenenga gusa se. reka twikomereze masha mu makuru. Ugatinya Imana ariko Sandrine niba bakubwira ibyo gusenga iyo umenya ko Imana ari yaturemye ubyubahiriza. None se ni cyo kimenyetso kigaragaza ko Imana ntayubaha cyangwa se nayisingiza nk'uko ari Imana yatanze. Nuko bakubwira nk'abantu ubitekerezaho ngo twikomereze kuko bigutsinze unsinze se gute uheruka matano ryari umuntu wese umva nyine nkubwire navuze ryari nta kindi kibazo ibintu by'Imana ngiye sinyambijya nk'imaka ntago ari maka turimo kujya ryari kubera ko nese nkubwiye yembe kombere ya covid kombere ya covid-19 wavuze nimba nyuma ya covid uvuze nkubwiye icyumweru cyashize hari ikibazo se nicyo nanjye nkamenya nyine nicyo kibazo ngenda senga pe ngenda senga umwanya muto mbona sha mubyaza umusaruro ni ibyo ngibyo suje nakubajije ubwo wanze kunsubiza gusenga ndabizi nakubwiye icyumweru gishize nagiyeyo wagiyeyo yego uzadusuhurize n'ubundi abantu baba ariyo nusubirayo yego harimo abantu batajya gusenga ariko hari n'abantu mu mujyi wa Kigali mashaka ngusana nge simbikora bya buri munsi nyine ariko ubundi byakagombye byakabaye ihame ko buri munsi mbikora gusa nyambikora hano harantu ushaka kugira ngo nabo nyine nibutse koko burya nicyo tubera hano yego hari abajama n'abajamante urumva yego njya numva babyigamba abasireyi abatari abasireyi abasitari n'abatari abasitari ngo batunzwe n'amasengesho y'abanyina na base ngo b'abadiyakoni cyangwa b'abasaza kavuga ati gima amasigero rw'imiyaga ni umudiyakonikazi urumva papa abanyamasheke ahagendana biriya mu ntoki reka amasengesho y'ababyeyi banjye niba ari icupa karigotomera akavuga ati ngewe ndi mu bwishingizi bwa mukecuru n'iki arasubona ko yisengera akakuba ufite imyaka y'ubukure yego ariko gusa nanone isengesho ry'umubyeyi ntabwo ryakuba kure ntabwo warirenze ingoyi no kubashakanye bo Bibiliya byatura ikavuga ko umugabo cyangwa umugore umwe mu bashakanye ashobora ngo gukizwa no kwizera ko bashakanye burya barabaye umwe. Amen. Umugabo udasenga umugore amasengesho ye ashobora kumugirira akamaro n'umugore udasenga umugabo ashobora kumugirira akamaro. Ibyo byo ni ibyanditse. Ariko ibyo ababyeyi bo ku buryo wicara aha ngaha ugatera umuntu ingumi ukavuga ngo nzakizwa n'amasengesho yamba muri isake. Papa muri isake. Sha ntabwo mbizi umuntu tugomba no kugira responsibility ku bintu by'Imana. Niba atakwishyurira inzu ntagukorere perime ugiye kuyikorera yego ntagire gute ko cyumva ko iby'Imana wabigeraho ukavuga ngo byo ngazabyishingira kandi nawe ufite ubwenge bwo kwisengera mu gihe ibintu byikorera ariko kubyizera ntago ari bibi yego kuko na Yesu abantu bamwiza banyuze muri mama wiwe nawe wize unyuze muri mama we nta kibazo yego ntacyo bitwaye byose amen. Masha urakasa mutwereka nikira mu makuru. Masha rero hasohotse waranabibonye raporo ya Human Rights Watch. Yego. Ivuga ko mama 23 ngo yica abana. Ariko bikavugwa ko iriya raporo ishobora kuba atari itaragaragaye muri ibi bihe turimo. Wowe iriya raporo aho bamwe nabonye bavuga bati bishobora kuba ari nko kwikoreza mama 23 urusyo rushyushye ku mutwe cyangwa se inkono ishyushye ku mutwe kubera ko babona ko nta kindi kintu gishobora kuba cyavugwa ku isi kikumvikana. We iriya raporo nkunda ko ujya uvuga ngo raporo sibyo ivuguruzwa indi cyangwa se n'ubundi bushakashatsi sibyo ariko yewe nk'umusesenguzi uko ubibona izi raporo zigamije iki bikamera aho ngaho uko mbibona ni nk'ibintu bitari na byinshi yego raporo nk'ibice bitatu by'ingenzi. Raporo ishobora kuza nka raporo iri routine yego ni raporo saisonnière cyangwa saisonnier kubera ko igihe kigeze bitewe na terms za Human Rights Watch
bakavuga bati mu biyaga bigari dusohora raporo mensuelle Yego. y'ukwezi, Mm. iba ari bimensuelle kabiri mu mwaka, nyuma kabiri mu kwezi nako, Mm. trimesteriye buri kimwe cyose. Ubwo ntabwo mbifiteho amakuru, bishoboka kuba ari raporo de routine Mm. bakora mbega zo kuvuga ngo iki gihe tukuzakora raporo Mm. mu biyaga bigari as well as muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, zishobora kuba raporo de surprise Yego. zitunguranye. Niba biri muri mindset yaho na birashoboka kubikora gutyo, kubera context yabaye bakavuga nayo tuyikorera raporo. Yego. Icya gatatu siko bigiye kuba byinshi. Tuvuye muri surprise, ishobora kuba ari raporo provocateur, Yego. ifite ibuye ishaka kujugunya mu gihuru ngo irebe ikintu gihubukamo, urumva, na cyane cyane ko ubu M23 FC bari idoha muri Qatar. Iki ni igihe rero cyo gushyiraho pressure abarwana kugira ngo barwane bazi yuko ariko hari amaboko yandi abunamye hejuru, utekereza atekereze kabiri. Byaba ari muri intérêt zo kugira ngo ibyo baganira bipfe, byaba ari muri intérêt zo kugira ngo ibyo baganira bitungane. Yego. Icyo wakireba ko bishoboka ko context abantu barimo uyu munsi y'ibiganiro gisa n'ibiganiro, ndavuga igisa n'ibiganiro kubera ko ntago baronshize ku mugaragaro ko binjiye mu biganiro, noneho ni ibintu byari biri aho ngaho gusa. Yego. Ariko Rodrigue Katsuva ni umunyamakuru, umwe mu banyamakuru bakomeye muri kariya gace, umunyamakuru mpuzamahanga, kare pe ntavuga ngo against M23, pamana agenda kuba pro yayo. Afite kuri Twitter we nabonye hari ijambo yashyizeho rifite hafi minota 7 kandi risobanutse. Atangira avuga igiciro cy'amafaranga yishyurwa uwiswe umuraporteri. Yego. Noneho ugasanga ni deal, umuntu wo muri Human Rights Watch ashobora kuba afitemo iyo access kuri amafaranga, akabwira umwisengereza we, Yego. ukeneye amafaranga, hari ikirombe, Yego. kora raporo kuri aba n'aba wishyurwe kuva ku mafaranga 3500 ku kwezi k'umuraporteri. Urumva agize amwe ukabona amezi yo gukora raporo cyangwa muri mukozi uhoraho, ni amafaranga menshi cyane, ndetse bikagera ku 20 by'amadolari. Ni amafaranga menshi. Donc ni raporo tugomba no kureba nka raporo irimo amafaranga, icyo we yise ka raporo à l'intérêt économique, itayi raporo à l'intérêt humanitaire. Kuko umuntu yagombye kuba raporo itabariza abantu, ariko ni raporo y'abantu bishyira mu mifuka yo kwikiza no kugira ngo bishyurwe muri ubwo buryo, bavuga bati no uri buvuge kuri M23 nabona na case imwe cyangwa ebyiri, kugeza naho nabariya babajijwe. Kuko Katsuva azi kariya karere, ndetse yanatanze urugero avuga ko nawe yabigeze kubibamo, iyi experience ayizi, ko bisa nk'ibyo yagiye ahura nabyo, izo defi cyangwa izo challenges yagiye ahura nazo. Rero ko ari kiyasi cyo kuvuga ngo mucuti wawe n'ikiri cyari amafaranga Net Watch ukoze gutyo wabona amadolari kandi wabona aho urasukira, kuko aracyo yabivuzeho ndimo kumukotinga nubwo ntagenda ijambo kurindi, aho yavuze ngo M23 ifata Goma, ngo woherezaga message kwa Kanyuka no kwa Oscar n'abandi uri kinyamakuru bagahita baguha ikaze, ariko ngo ubu ngubu bitsinge itangazamakuru bagishaka kuvuga n'itangazamakuru. Bavuga ati mushobora kuba mutanga urwaho nta turu z'abanyamakuru, bityo n'umuntu akazabona urwaho k'ahantu bapfuye bashize, kuko nta media independent ihagera, akabiheraho nabyo, urumva, yandika ibyo ashatse, kuko azi ko ntawe uri buze kubivuguruza cyangwa ngo yerekane ukuri kubivuguruza. Iyo raporo nariko ikaza idafite ishusho nk'iyo wawundi yari gushingira avuguruza, ikaje idafite ijwi, idafite na buri kimwe cyose. Ariko anavuga ko hari abayifudereri benshi, urumva, abantu babeme konta abo kuri Kinshasa n'abandi bose. Ubwo nanjye ngiye kongeramo ibyanjye. Ni raporo iri mu gace karimo aba vulnerable benshi, iri muri zone vulnerable. Abantu bahari bashobora kuba bakennye, bashobora kuba batumva politiki nshya kirimo kuhaduka, ariko nanone n'abantu wibaze nawe Sandrine, akasamutwe kari muri raporo. M23 yabaye imyaka 3 muri Rucuru n'agace gato ka Masisi, ariko itangiye gushinjwa igeze Goma. Cya kintu cyo kwishyira hejuru babaze kugera Goma cyatumye umuntu ashobora no kubaturuka inyuma mu bitugu akabasebereza ahantu babaye imyaka 3 nta kibazo gihari n'abaturage,
none bararangaye barahuze abantu batangiye kubaca muri humye bakabandikana amaraporo ameze gutya ibintu nk'ibyo ngibyo n'uyu munsi bafite press conference turimo kuvuga yego barayifite ariko izo press conference ni press conference zo mu mahoteli normal ntabwo muri biriya bihe barimo ntabwo ari igihe cyo gukora press conference zo muri Serena Hotel cyangwa ahandi hose igihe barimo ni igihe cyo gukora media tours yego baziherekeza bafite inzego z'ubutasi zikora umva bana kwambara press mukajyana bakareba ibyo murimo gufata bakabigenzurira hafi yego urumva ariko surangira mu biro kumbwira ibyo ushaka waretse igihe nkajya gutara amakuru washaka ukajyana cyangwa ukavuga mugende muzagaruke mutubwire ibyo mwabonye birakomeye ibyo ngibyo ntabwo byoroshye kubikora gutyo so ni raporo ituma umuntu yakwibaza kuki babuze itangazamakuru kugira gute kwisanzura no gukora barahisha iki yego ubwo rero iyo umwana rero tucire vuga mufite ibyo muhisha mu mashyamba ya Virunga mubuza abantu kujya gukora amakuru asaba batsinze yego ariko iyo ari Jazz ijyayo ibintu yakuru ikajyayo Gasaro News ikajyayo bari kuvuga atari ko se ibyo bintu muvuga kaho byabereye twahaciye ku cyumweru ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa gatanu tukabaza abantu umeze gute tumeze neza ni ikibazo gikomeye cyane none se hari igika kimwe gisa n'ikivuguruza bwana Mashari aho mu ntangiriro z'iyi raporo ya Human Rights Watch uhamya ko abantu bishwe na FCM 23 ariko hakaba ikindi gika kivuga ko umuryango wabonye urutonde rw'abantu 141 baba barishwe baraburiwe irengero cyangwa se bikekwa ko bishwe aho ndetse nabonye Lawrence Kanyuka yatangaje ati hano hari za FDLR ati ariko izi FDLR nta muntu ujya ugira iki nta muntu ujya uzivugaho nyine bano bantu mu miryango mpuzamahanga n'abahanga uzi ikintu babakoze ubwo yego babanje kuguterura bakakubangatana yego bakagutereka muri fauteuil ya existence existent cause and motive yo gukora raporo yego niyo mpamvu utangiye kuvuga ngo niba utangiye gusa n'uvuga uti niba mudushinja ibi ko mutabishije FDLR already bagushyize mu gafuka urumva ntuhanganye nuko atari ukuri utangiye guhangana ko butavuga ngo FDLR ifite ibyayo we sobanura ibyayo we sure FDLR niba utari FDLR ntabwo uzana iyo buke miseri ngo kuki FDLR mutayivuze ubwo urasa nk'uwishinja ngo yego ko barapfuye ariko na FDLR ishe 200 no vuga ibyawe FDLR izasobanura ibyayo raporo zirasanzwe rero raporo zirimo amafaranga raporo ziri kunyeshyamba zitaje ufite icyazi baza wese bamwe baratuboroka abandi bagira gute ariko ntabwo bizababuza kubagiraho ibishasho uko byagenda kose urumva kandi rero nibyo nakubwira mu kanya birashaka Lawrence Kanyuka niba bakomeza gusobanura gutyo yego barashanga urwaho ko hari icyabaye ariko cyaba no ku wundi ibyo ntabwo ari ko bikwiye kugenda rero sibyo ariko n'ibintu agenda gutyo byo rabareba ntabwo ari byo mirongo yo gukoreraho bafite ko bazahangana nabyo izi raporo zibanzirijwe n'ibinyamakuru mu by'umwaka nka 3 bishize byavuze ko M23 yabujije abantu muri bwito gusarura imyaka yabo bamwe ikanayisarura atari yayo abandi kabiyumura ikavuga ko bagomba kuhava kugira ngo barindwe umutekano agiye kubera ama operation ni raporo ubona ko yasasiwe yego igategurwa ariko ukuntu abona arabahanga ibyo byose media yabikoraga nka M23 itazi ko kumwisho hazaza raporo yego ugashaka kumenya amakuru kuko mubuza abantu gusarura ntimubabuza bakakwihorera batazi ko barimo kwigusha mu mutego nanone yego wikizaza nyuma buri hari ikintu dutandukanye n'abantu muri West muri Occident bazi kubaka ibintu byabo yego akamenya ngo kwezi kwa mbere akora akantu kazacomeka n'akabubu kwa gatatu akazamara umwaka ageze ku kintu cye twebwe ntabwo tushaka gutera imetero ngo turebe ibintu nk'ibyo ngibyo M23 ya FS ureba azinyeshyamba yego kuko niki kintu cyatumye bihenura ku itangazamakuru urumva katari ko bari bameze muri za Kiwanja katari ko bameze za Kanyabayonga urumva yego babona ingoma na Lawrence Kanyuka ko bageze muri za Kirumba na za Arimbongo bagashyiraho morale tukababona bari ku byapa bya Arimbongo mwanyeshyamba mwe iriya morale yanyu yagiye he amatangazo yose ubu ngubu nta gisirikare urumva ni Lawrence Kanyuka wagira ngo biri ngoma nta gatwitiri wagira nta kintu kigize n'aya operation ubundi amatangazo y'ibirindiro yasumwa n'umusirikare amatangazo y'ibyanzamye na politike ibyazambye urumva akavugwa n'iki na wa munyapolitike ariko by'ukuri izi nyeshyamba zaragafashe urumva barasa n'abantu bafite akantu ka arrogance kandi ntaho baragera pe buriya ntaho baragera
wajya mu biganiro ntaho baragera, wajya ku rugamba ntaho baragera, uwo barwana arawigwiza imbaraga. So ariko simbivuga ngo bafitiye impuhwe zindi, ahubwo ibintu bikwiye gukorwa gute, niba mitigating bashyiraho ingamba zibuza n'umuraporo ubeshya, urumva, kubona impamvu yo kugira gute yo kubeshya, bibaho urwaho, sibyo? Nk'urugero gukura abantu masambu yabo, wacyuye impunzi za Rushagara, ucyuye impunzi za Kanyarucinya, zigeze iwabo utimuva hanga hagiye kujya gukina gutya, mu buryo muri tagitike wabyumva, niba ugiye kurwanira ahantu wahimura abantu. Kuva na kera twakoze kuvuga tuti kuki abantu barwana muri Kongo batabaza kwimura abaturage, ariko se kubimuye ni igihe kingana iki? Bashyizeho umukwabo muri Bwito mu minsi ishize, abantu bagomba kwibaza uwo mukwabu witoranyije sheferi imwe ntiyujye mu yindi, kuko birashoboka nabyo, uje ukurikiye iki? Uwo muraporo Teresa navuga ati mwabujije gusohoka kugira ngo mubahemukire, kandi mwe murabashakiraga amahoro, nutabitangaza ngo bitangeho amakuru bikandikwa na Okapi bikandikwa n'iki ntabyo tubona mwatanzeho mucyo, byagenda gute? Simbizi. Izi nyeshyamba n'ikindi navuga zitangiye guhura challenges ibihugu bihura nazo. Izi raporo zisohoka kuri za Sudani n'ibihugu byose, kandi bamaze kugira entertainment cyane bayobora, bashobora kuba bagomba no kwitegura none kurya ku migeri n'ibindi bihugu bijya birya bakaba. Donc hari abatangiye kubona nk'agahugu kabazwa byinshi na buri kimwe cyose. Ariko nanone nkirahangaha ndashyiramo akantu gato, akainsertion gatoya, kuko sinshaka kugakubaganaho. Byashoboka ko mu baturage, yego haracyari kare, ari abavuye muri izo nkambi, ari abasigaye batuye bagifite abana mu kizarendo bari bamunganya mu mashyamba, bagifite n'abagore abasirikare batahajyanye. FDLR n'ikindi kitaratashye, barataha benshi mu Rwanda. Birashoboka ko hakiri ushirikiyano between y'abantu barwanya mu 23 aho yafashe kera n'imiryango yabo yasigaye, kuko nge nabajije umuntu wo muri ibyo bice ibivuga aho ngaho bigenda gute, arambwira ati nubwo rwose atari ibintu biri generalize, urumva, batari ko gahunda yaduhishirane, uhisha umuntu w'umugizi wa nabi ntago irajya mu buryo ngo patro zishobora gutambuka zikumva ibuye, konva yatambuka wumvise imodoka yatwikiwe za Mabenga I think ikaryikombora. Noneho ngo abantu bajya kubaza bati ikikombora turikiye ahangaha abantu banyuze, ngo abaturage kuvuga ngo nta ryo twumvise. Sandrine rero ntago bikubiye kenshi, bishobora kuba bitanafite na rimwe kwijana, ariko gereka mbivuge ntabwo ndi umwana siyasa, ndi umusesenguzi. Ifunga mutwe ry'abaturage bashobora kuba Tshisekedi yoherezamo amafaranga, akohereza ababitse imbunda muri Purafo, mujye murasa ku gapatrolo gatambutse, wongere isubize Purafo. Niba kubaza ngo bigenze gute kandi ubwo giragaramye y'umuhe mu 23, uvuge ngo simbizi ngyo sasu rivugiye muvuga kandi rivugiye aho uhagaze. People should pay attention. Ntago inyeshyamba n'abantu ushaka kureba uko mu 23 banye n'abaturage, wabona ko batumira mu nama baraza, mu muganda baraza, muri Sarongo baraza, ariko babiri batatu bashobora gufunga umutwe, ntago babura, bashobora guteza ikibazo, kandi human rights kigira Kigali, kandi cyaba ari ikibazo. Abaturage bakwiye gukora ku buryo batavangira administration y'inyeshyamba, kuko nabo ni abantu. Niba umuntu yaragucyuye uri mu nkambi ya Rushagara, ataracyuye iwabo bari Mahama, ugomba gucunga kabiri, ukamenya ko impamvu yabikoze si igicucu, urumva, nta mpamvu yo kuko ntibyumvikana ukuntu Rucuru haba hari ikibazo uyu munsi kitarahabaye igihe kiniki. Ubonye wenda forces zitangiye kujya kubeza umutekano mu mujyi, izindi zigiye imbere zirimo kumanuka, urumva hasigaye ibyuho byinshi. None muri ibyo byuho bisigaye bafite ahantu hanini, niba mutangiye gushipota abakada, uvuye kuri kadaship mukamugira gute n'iki abaturage bazafunga umutwe, bazabona n'izi nyeshyamba. Inyeshyamba nibo bantu badakina, muraseka. Impamvu yitwa inyeshyamba se niki? Kutarayitwa yose, uba mu nzu, urumva, ufite umuryango wawe ubungabunza, ugakora imirimo yawe, ukara gushipota inyeshyamba. Gushipota inyeshyamba bishobora guteza ikibazo, bikaba byabagushaho n'amakosa. Birashoboka nabyo. Kamwe navugaga Lawrence Kanyuka ni yagaragaje ko Human Rights Watch yirengagije uruhare imitwe irimo FDLR ishobora ngo kuba yaragize mu bwicanyi buvugwa. Niko yavuze ati ese ubu bwicanyi buvugwa ko mwirengagije ko FDLR na hano ishobora kuba ihari. Ibyo ngibyo ni nkuko no muri turi hari ubwicanyi, ariko Human Rights Watch ifite focus yayo.
iyo yafokasitse kuri M23 nabikubwiye ntabwo uransikanye uko ari we Kirengoma avugire FDLR niba yitunga agatoki yazayisobanura yego we navuga ibya M23 F7 mu bya FDLR niba saraba FDLR bayandika yego nabo biyandike yego arashaka kuzana arimo gutera imbabazi kuri Human Rights Watch sincerely speaking ntabwo ari ukuntu bugomba kugenda vuga ibikureba niba uvuga uti bakoze raporo batageze ahangaha M23 ajyanye abanyamakuru nigeze kubabona ba Rubere bande n'abandi nibuka n'undi Huistens urumva ikishishe harabaye ibibazo n'ahandi iryo tangamaza iyo tuzi za mentioninga bazahatwa itangazamakuru nko barijyanye kishishe ibintu bisobanuke kese ya kishishe iremereye cyane ariko bayihanganamo kandi bagerageza urabona ko bayikuyeho ariko uwazanye kishishe kuyubaka gutyo no baracyahari niba gihari rero uko bayikemuye bajyanye media nyuma bajye bajyana media mbere yego nibajyana media mbere mieux prévenir que guérir uzaba ugenda uca intege umuntu washaka kujya ubuse wajyana kuvuga ngo ahantu habere ubwicanye wenda harabere nk'umupira w'abaturage imirenge igakina bakwa ahantu habere ubwicanye abantu bitabira umupira nibagerageze gusa nagarutse kuri uwo munyamakuru sinshaka kubateranya n'umuntu wabo bagerageze kuva ko umuntu bakosoye atababanze ababwiza ukuri urumva hari n'akandi kantu yavuze Katsuva ni umunyakuri ku bantu bamukurikira avuga ko hari ka izore zikoreshwa abasirikare b'M23 b'abanyembaraga ariko isolated case iyo umuntu ushaka kwemvoruvinga umusirikare muri affaires privé ibyo yise règlement de compte n'ikindi nk'ibyo ngibyo wowe ukaba wagiye mu kimishoni kitari cyama cyagutumye kitari cyo komanda yawe yagutumye aho kubera inyenyeri zawe n'iki byose ugiye kwiha ibyo gukemura ibibazo by'amasambu ugiye gukemura ibibazo by'iki utatumwe n'icyama izo kayizo nizo M23 igomba no kwerekana kavuga utari koko hano habaye case ni abakase ni ntabwo biri mu butumwa bwacu urumva n'aba bantu barafunze mu sense cyangwa bafungiye ahandi twarabanye twagize gute ibi bigomba no gukurikirwa niba hari amakosa ko gwanasirikare M23 n'abakada bayo gucira imanza ku karubanda twebwe turi muri struggle hano mu Rwanda washobora gukora icyaha kigenwa n'amategeko y'urugamba bakakujyana ku karubanda abaturage bareba ibyo byumva no kuri YouTube abayobozi babivuga M23 mbwira reba hano mbwira wari wumva urubanza rw'umusirikare wayo yaciriwe muri rubanda wiyoze urubana n'umunsi n'umwe none izo manza nibanga abantu barazikavaringa ntabwo ari ibanga izo manza so ugomba gukora introspection ukireba mu maso kuko ntabwo they are not angels as they are not what diabolic urumva n'abantu ushobora gukosa as human being justice must prevail mu gace bayobora bakerekana yuko mu by'ukuri ibyo bakora nabo bisubiramo bakireba kandi ga ikibazo kiri buriya barabikora ariko n'amakuru umuntu afite ndabizi barahana nibahane mu buryo buri munsi na siyasa sibyo ku buryo none seka nkubaza wa musirikare mu Rwanda wagiriye n'abaturage ibanyamasheke ntibajye kumucira rubanza ubwo se dufata urugero hagize nk'umutsimba abaturage namenye uko byarangiye siko byaba ikibazo inyeshyamba nizitubwire ubwo n'igihe utabe masisiri igihe utabarucu ntabwo ginjyayo ariko nzabaza n'abandi bajyayo kandi amakuru yandi yakurikirana nkuko kukujyana y'ahandi niba twari twabona umuntu wabo wemeye akemanga ikosa abe officer abe NCO urumva cyangwa abe whoever ngo babashe kumuha igihano mu baturage ko ntabyo turabona no kubera iki niba bitaba rero ibyo bizahishingiro n'uvuga amatiku kuri bo kubijyanye n'ako karenganyo kandi bizaba ikibazo gikomeye cyane hanyuma FDLR yumva mbona bavuga ngo hishwa ngo bikire FDLR yufite ikibazo izatahe ice mutobo ko bafite iwabo ubundi bamangare bakora iki katwikomereze ku yindi ngingo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.